urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga numvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa 2 kugeza kuwa 6 isaa 1:40 z'umugoroba kuri Radio Sarusi ivugira kuri 97 ndetse n'101.9 FM. Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya 13 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Mu gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, leta y'u Rwanda ikangurira abaturage bose gukoresha ikoranabuhanga haba mu igura n'igurisha, gusaba no gutanga serivisi ndetse n'ibindi mu rwego rwo kugabanya ibyago byo gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga mu bucuruzi muri iki gihe cya COVID-19. Muri iki kiganiro kandi tubafitiye n'agace k'ikinamico Sigasira ka 13. Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho Roger Nigena ahagarariye iki kiganiro. Njye ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza. Ntimujye kure ya radio zanyu. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga ni uburyo bamwe mu baguzi kimwe n'abagurisha bishimira ko bubafasha muri iki gihe cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Icyakora ngo haracyarimo imbogamizi zinyuranye. Mugenzi wacu Ishimwe Honore yaganiriye n'abaturage batandukanye biganjemo abacuruzi n'abaguzi maze adutegurira inkuru ikurikira. Tukate mu cyangwa 11 kabisa ukatanga ubwo ngo. Aha ni muri centre Kageyo. Imirimo y'ubucuruzi irarimbanyije. Abagura baragura ari nako n'abacuruza bakomeje imirimo yabo. Ministeri y'ubucuruzi n'inganda yakomeje kwibutsa abacuruzi n'abaguzi ko bagomba kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga kandi ko serivisi ari ubuntu. Kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga ry'ibigo by'itumanaho mu guhererekanya amafaranga ni serivisi bamwe mu baguzi bavuga ko irimo kuborohereza. Kuko yo nishyura kuri Momo Pay biri mu mutekano ko datwara amafaranga mu mufuka. Nta mujura ubasha kuba yabukora mu mufuka. Ikindi gikurikira nta kuvuga ngo wayata. Kuko niyo ugize ikibazo gatasimo kati cyangwa gata telefone agazuba telefone bakabigukemura bikakorohera. Amafaranga ntugire iki ntatakare. Ubwo rero ibi biradufasha bikanatworohera cyane. Ituma abantu batabasha gukora amafaranga bigadufasha mu kwirinda coronavirus. Ikindi kandi kugendana amafaranga mu ntoki ushobora kuyagendana bakaba bayakwiba ariko uri kuyagendana kuri telefone biba byiza. Cyakora ngo haracyarimo inzitizi z'uko hari aho usanga bamwe mu bacuruzi bataritabiriye ubu buryo bigatuma umuntu acibwa amafaranga ya serivisi. Nk'uyu nguyu kuba atayifite nuko ibyo njya kugura ariko wenda ndeba ko ari ku bucuruzi buciriritse kuko twe ntabwo tuba turi kubikuza. Harimo inzitizi kuko hari nk'ahantu ujya kwishyura nk'amafaranga bikaba ngombwa ko batakwemerera bakavuga ko najya kuyabikuza bari mu kate bikaba imbogamizi. Rero aho ngaho no kugira ngo babwire abantu bose ko bagomba gukoresha Momo Pay ko ari ingirakamaro. Ku ruhande rw'abacuruzi nabo bemera ko kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga hari icyo byarinze. Cyakora ngo haracyarimo birantiga ku buryo zashakirwa umuti. Nta gihombo ntacyo kubera ko byo kubakangura gukoresha amatelefone n'ubundi byabaye akarusho ko n'umuturage usanga yashyize kuri telefone. Kuvuga ngo ngewe tugiye kwishyura nka nomero ya Momo Pay ukanyishyurira cyane rwose barabyitabiriye mu rwego rwo kwirinda COVID. Kuvuga ufite nimero yawe ya telefone warayihuje na nimero ya konti ugasubiza ukayakura kuri telefone yajyana kuri banki, twabonye basubijeho ikiguzi cyo kwishyura turimo kuyohereza kuri banki. Izo ni imbogamizi za mbere. Ibyo nabyo bigenda bigabanuka ko bakwishyura ibyo baguze, ntabwo ari ngombwa bagaruze kuko ntabwo bamukoresha nyine Momo Pay. Hanya ndanguze ibirayi, umufuka y'ibirayi burimo 50. Ni ukuvuga ngo amafaranga nemerewe kuri Momo Pay ni 40,000.
ataguze n'umufuka w'ibirayi. Icyiza cyabyo kirahari bitewe n'uko biturinda kwibwa. Ikindi kintu biturinda ni ukwirukanka tujya kuvunjisha hirya no hino. Ikindi kintu biturinda ni ugukorakora ku mafaranga, ugasanga umuntu avuye kuri toilette yaguhereje inote. Abatanga serivisi zo guhererekanya amafaranga bazwi nk'aba agent mu ndimi z'amahanga bavuga ko nubwo gukoresha ubu buryo ari bwiza, hari icyo byahungabanyije ku mikorere yabo ya buri munsi. Umuntu yazaga agiye nko kurana kuri butike akamanza akabikuza, none ubu nta kubikuza, ni ukugenda ahita yashyira kuri nuza kuri Momo Pay. Urumva rero igihombo kirimo. Ariko ubu ngubu kubera ko abantu benshi cyane b'abacuruzi basigaye bakoresha buno buryo bwa Momo Pay, iyo bakiriye aya mafaranga bahita nabo bagira uti bajya kwishyura bakoresheje iyo simukadi ya Momo Pay. Twebwe nk'abagenti harimo imbogamizi cyane, kubera yuko mbere umuntu yoherezaga amafaranga uwo mu agent ukagira ute ukamubikurira bakamukata muri ayo bamukase nawe ukagerayo ubonaho. Yaragabanyutse kubera ko abenshi bagize ute bagiye gukoresha Momo Pay. Mu gukoresha ubu buryo bw'ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga harimo kwifashishwa uburyo bwa telefoni ari nabwo twibanzeho, hakaba amakarita binyuze mu tumashini twa POS cyangwa kwishyurana hifashishijwe kuyoherezanya kuri konti za banki n'ibigo by'imari ariko binyuze mu ikoranabuhanga ry'ibigo by'itumanaho. Ndishimwe Honore mu karere ka Gicumbi. Honore turamushimiye. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Impuguke mu bukungu zigaragaza ko kwishyurana binyuze mu ikoranabuhanga bidakwiye gukoreshwa gusa mu gihe nk'iki cy'icyorezo, ko ahubwo bikwiye gushyirwamo imbaraga kurushaho na nyuma yacyo, kuko byimakajwe byagira uruhare runini mu iterambere ry'umuturage n'igihugu muri rusange. Reka ibisobanuro byimbitse kuri iyi ngingo tubyumve mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye n'impuguke mu bukungu Dr. Bihira Canisius. Kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga bifite uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu no kury'umuturage, kuko bigabanya ari amafaranga arakozwe mu biceri ari nakozwe mu mpapuro. Ari amafaranga afite ikiguzi gihenze, turayagura tukayagura duhenze. Ariko iyo twishyuranye dukoresha ikoranabuhanga nta mafaranga dutanga yo gucura za note cyangwa bya biceri, ubwo igihugu kirunguka. Noneho no ku umuturage amafaranga yatwaraga y'ibiceri y'inote ashobora gutakara, ashobora kuyamesera mu myenda, ariko aba yizeye ko ntazashobora kuzimira. Mbese ni ikintu cyiza gikwiye gushyigikirwa. Ubundi buriya kubera ko amafaranga agenda asaza, igihugu kinyuze muri banki nkuru y'u Rwanda kijya kugura inoti n'ibiceri, kandi bigurwa hanze tukabigura mu madovize. Niba rero nyuma y'imyaka nk'ibiri itatu twari kuzishyura nka miliyari 10 kugira ngo ducurishe inote, za miliyari 10 tuzaba tuzungutse kuko zizabikwa ntizizasohoka, kubera ko zizaba zitakiri ngombwa. Ya mafaranga yasazaga akangirika ntabwo azongera gusaza kuko azaba agenda mu ikoranabuhanga. Wenda tuzajya ducurisha amafaranga makeya nk'icya gatatu cyangwa icya kane kugira ngo babandi bataragera ku ikoranabuhanga aba ariyo bakoresha. Dr. none se muri uru rugendo rwo kwimakaza ikoranabuhanga mu kwishyurana, ni iyihe nama watanga ikwiye kwitabwaho kugira ngo byimakazwe? Ninde ufite umukoro munini? Umuntu ufite umukoro munini ni leta, kuko nirebera abaturage bose. Igomba guhugura abaturage kugira ngo bamenye akamaro ko kwishyurana mu ikoranabuhanga. Noneho kandi hari n'abantu baba badashoboye kuba baryishyuranamo, abashobora guhugurwa bagahugurwa noneho bakarikoresha. Hari n'abandi bantu baba badafite uburyo bwo kurikoresha kuko ni nka telefone, ariko abo ngabo ni bake. Nabo leta yareba ukuntu ibafasha kugira ngo babone za telefone ziciriritse, noneho nabo bakoresha ririya koranabuhanga. Abacuruzi bagaragaza ko kwishyurwa barabyemera, ariko mu kujya kubikuza ngo bagakatwa. Ese icyo kibazo cyakemurwa nandi? Icyo gihe haba kumvikana, noneho amafaranga ntarengwa bakayigiza hejuru, nk'uko bavuga ko ari 40,000 niyo yaba ari make, kuko hari uwakenera arenze bitewe n'ikintu ashobora kuba yakenera kitanyura mu ikoranabuhanga. Ariko nituzishyurwa tukanishyura hakoresheje ikoranabuhanga, ya mafaranga azagenda aba make akenerwa, ndetse amabanki ase naho yibagirwa ya mafaranga y'inote n'ibiceri, ahubwo ajya akoresha ikoranabuhanga, kuko buri muntu wese azaba yakira amafaranga mu ikoranabuhanga. Nta mpamvu rero kuzajya kubikuza igihe abantu benshi bazaba cyangwa bose bazaba babashije kwishyurana.
arakoze Dr Bihira Canisius, impuguke mu bukungu. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, reka noneho dufata umwanya twumve bimwe mu bitekerezo mumaze kutugezaho muri iki kiganiro. Ni ibitekerezo twakusanyirijwe na Christelle Wikeza. Niko rakoze ku mikaze rero bakunze b'ikiganiro Ejo, reka ubutumwa bwa none butangirire ku bwa Iradukunda Maurice uherereye Musanze, aho yagize ati gukoresha ikoranabuhanga byabaye byiza muri ibi bihe kubera ko byagabanyije ihererekanwa ry'amafaranga mu ntoki byashoboraga kugira uruhare mu gukwirakwiza COVID-19. Ikindi kandi abantu bizeye umutekano w'amafaranga yabo. Gusa n'iryabaye gisi 100% kubera ko abacuruzi bavuga ko byabagizeho igihombo bitewe n'amafaranga bakatwa. Dusaba Imana Marie Devota wati impinduka nabonye mu gukoresha ikoranabuhanga mu bucuruzi nuko byoroshye kandi byihuta. Ikindi kandi byagabanyije umwanya n'amatike abantu batanga mu kujya kwishyura serivisi zitandukanye. Naho w'amahirwe Georgette uherereye mu karere ka Huye we yagize ati biracyaguye kuko bakangurira abantu gukoresha ikoranabuhanga bamwe batazi no kurikoresha. Dukomeza uzambaza Imana Samson wati kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga byafashije abacuruzi banini gusa. Naho Nzabamwita Emmanuel we yagize ati gukoresha ikoranabuhanga muri ibi bihe byatumye abantu bitabira kujya mu masosiyete y'itumanaho. Bitabira kwishyura serivisi zo kwa muganga bifashishije ikoranabuhanga ndetse no kwishyura serivisi nkenerwa mu bucuruzi no kubika amafaranga biroroha. Bityo bigabanya ikwirakwizwa rya COVID-19. Nikore ubutumwa bwa none reka mbusoreza. Urakoze Christelle. Namwe muduteze amatwi mukomeze mudusangiza ibitekerezo byanyu muri iki kiganiro mubinyujije kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo bifatanye. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Tugeze rero muri wa mwanya wo kumva ikinamico sigasira y'uyu munsi. Turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro cya none. Iyumvire igice cya 13 cy'ikinamico sigasira. Duherukana Ruzindana yariye Karungu nyuma yuko Mukesha avumbuye amafoto y'abagore bambaye ubusa bamwoherereza kuri WhatsApp. Methode ariko yari yemeje kumutanga mu buyobozi. Yaba yarabigezeho sera wicikwa. Ariko Kayite niho uri kumpamagara nk'aba bana baragira. Ukuntu baje guteguza uzuguhamagara hari shaze guseka ndikaruma. Buretse ku ntege iyo nseko yawe Kayite twumvikane. Nakubwiye ko ntashaka gukomeza kugenda hano. Methode arampagije rwose. Nkusi ndakumva. Nukuri kuguhunga umutima ukunyishuza sinabishobora. Waretse kungerageza Kayite. Nanjye ndi kugeragezwa n'urukundo ngukunda Nkusi kandi sinishimiye gukomeza kuribwa narwo nzaho utuye. Nukuri pe. Yewe uranganje. Gaho karaba sanitizer aho ku dirishya ngo he karibu. Ahubwo se ko yashyize kuzuba sinumvisha ngo ni bibi. Ni bibi byahe hari. Uko uzi sanitizer niyo wayicanira ku muriro yananirwa kwica virusi. Hanyuma se washaka kumbwira iki muke? Yewe nashaka kugusaba ibyo kujyana Ruzindana mu buyobozi kubera ihohoterwa nkorera ububyihoreye turebe ko yakwisubiraho. Ahubwo se mbwira ibyo umwana ufite ubumuga numvise byo ni ibiki? Fisi afite ubuhe bumuga? Ashkida ntabwo ari Fisi. Buri uko tureba hashize imyaka iyo ingahe 5 tubyaye umwana ukurikira Fisi. Yavukanye ubumuga bwo kutavuga n'ubw'amaguru. Nyagasani mufite undi mwana? Nyine kuva namubyara Ruzindana ntiyigeze abyishimira. Ibaze ahora nshinja ko iwacu tubyara abafite ubumuga. Ku buryo kuva yavuka ataragera no hanze. Nibyo ngo nashaka ko hari umenya ko afite umwana ufite ubumugara.
ahora muncyurira noneho muri ibi bihe bya korona kuko dusigaye twirirwana ndakubwiye ngo yaranzengereje icyampa amahirwe yo kubona aho muhungira yewe biratangaje pe birababaje ahubwo gusa ndumva ari ugushyira ingufu muri koperative kuko uretse kuzamura umusaruro bizagufasha kwihugiraho buri umwanya wo kugongana na Ruzindana kenshi icyo nicyo ubuse wambwira ko hari ahandi wamuhongera muke halo wiriwe Ruzinda wiriwe munsi we komera niko ye ejo ufite umwanya se ko ngushaka murashaka nongera kubigishiriza umwana se Ruzinda we ahubwo hari igitekerezo mfite nashaka kungiraho inama buriya ndakwizera rwose mu banyabwenge w'inaha icya Rutare oya nzaza rwose nyamuneka rwose ntuzibagirwe kuza wambaye agapfukamunwa rwose pe abantu benshi bajya aho ngaho bakirara ngo nuko bagiye hafi ngo nta polisi ihari nuko bakagenda batambaye agapfukamunwa oya wowe ibyo kosa ntuzarikore rwose oya humura ni impamvu by'abantu birinda polisi kurusha uko birinda korona wahora ni ariko humura njye ndi mwarimu Ruzinda nuko mama mpaye nubaha amabwiriza rwose nubwo atari yose ariko ndagerageza oya nibyo rwose twubahiriza izi ngamba tuyirwanya hanyuma se kuri ibyo bitekerezo ushaka kumvomamo nzungukamo iki Ruzinda Nkusi muri bizinesi nshya nyuma yo kubona ubwarimu buhagaze kubera COVID-19 aho bizamuhira Mukesha nawe aremeye yabwije ukuri metode ku mpamvu ituma umugabo wahora amuhohotera naho ubutaha ngayo nguko agace k'ikinamico sigasira k'uyu munsi niko katugejeje ku musozo w'ikiganiro cya none kibanze ku buryo bwo kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 ndabashimiye mwe mwese twabanye mbararikira kutazacikwa n'ikiganiro cyo ku munsi w'ejo aho tuzaganira ku ruhare rw'ubuhinzi mu guhangana n'ingaruka za COVID-19 mu Rwanda nshimiye kandi bagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigena Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma nitwa Nicole Giraneza ndabashimiye urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta akurikira ikiganiro ejo iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze ngewe ko nabyumvaga numvaga kwifata abasaza ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19 kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa kabiri kugeza kuwa gatandatu isaa 1:40 z'umugoroba kuri Radio Sarusi ivugira kuri 97 ndetse n'101.9 FM